Yesu ashimwe bavandimwe, nshuti, wowe uri gukurikirana cyangwa se ureba iyi TV, ukurikirana ibica kuri iyi TV, ndagushimiye cyane kandi ndakwemera cyane. Uri umuntu w'ingenzi cyane, uri umuntu w'agaciro kenshi. Uyu munsi rero mu by'ukuri nifuje ko ndi mbaganiriza ku bintu bitanu cyangwa se bitandatu cyangwa se bishobora kwiyongera byazanywe no gutambwa kwa Yesu. Yes, ni ibintu bishobora kugufasha igihe urimo no gusenga bitewe n'ikibazo ufite, ukafashisha urimo urabyatura bikakugira umumaro, kubera yuko kwizera cyangwa se gusenga Imana ni ugusenga tuvuga ijambo ryayo, ni ugusenga twatura ijambo ryayo, tuvuga cyangwa dusengera mu byo Imana yadukoreye, turi kubwira ibintu byatwatatse ko nta ruhare bidufiteho. Rero ibyo bintu ndagenda mbiguhereza, mbikubwira ndetse kandi mbigusesengurira, nanakwereka aho byanditswe cyangwa se icyo ibyanditswe byabivuzeho, hanyuma nawe bizahindure imisengere yawe, kuko ibyanditswe biravuga ngo igihe kirageze ko abasenga Data by'ukuri bamusengera mu mwuka no mu kuri. Ese gusengera mu mwuka ni gute? Narabikwigishije, uzajya mu mavidewo yandi urebemo gusengera mu mwuka no mu kuri ni gute. Ikindi se gusengera mu mwuka ni gute, gusengera mu kuri ni gute? Gusengera mu kuri rero bisa naho ari byo tugiye kwiga, kuko ibi bintu numara kubimenya neza, numara kumva wabimenye neza, uzajya ubisengeramo, bizabigufasha. So rero aka kanya tugiye gutangirira ku kintu kimwe cy'ingenzi kiruta ibindi byose, ari nacyo cya kindi Bibiliya yavuze ngo icyaha, cyangwa se ngo icyo kintu nicyo cyadutandukanyije n'Imana, bituma Imana itumva ndetse ngo inakore. Bivuge rero ngo hari ikintu cyitwa icyaha, ari nacyo cyatumye Imana itwima amaso igihe kinini, ariko ikaza kongera kutwereka amaso hayo, ikatwereka impuhwe n'urukundo byayo ubwo yatangaga Yesu Kristo ku musaraba. Kimwe, icya mbere rero, icya mbere Imana yakoresheje, umurimo Yesu yakoreye ku musaraba, ni ukudukuraho icyaha. Ubwo ni ukuvuga ngo ni inyungu zizanwa no kwitamba kwa Yesu. Kwitamba kwa Yesu kwadukuyeho icyaha, cyangwa se kwadukuyeho gucirwaho iteka bitewe n'ibyaha byacu twari dufite, kuko ayo maraso yamennye yaduhanaguyeho ibyo byaha. Kuvuga ngo uyu munsi nta cyaha na kimwe dufite imbere y'Imana. Iyo tuvuze ngo nta cyaha na kimwe dufite imbere y'Imana, nyine jya wumva ko ari imbere y'Imana, apana imbere y'abantu. Abantu b'imbere yabo dufite ibyaha, baranaturega, baradushinja, ndetse natwe turanabyemera, kubera yuko turacumura, turakosa, turabibona. Ariko kandi ntabwo imbere y'Imana aho ibyo byaha bibarwa, ntabiriho, kubera ko Yesu yabivanyeho, yabikurishijeho kwibamba ku musaraba. So rero bivuga iki? Bivuge yuko inyungu ya mbere twakuye mu kubambwa kwa Yesu ni ukubabarirwa ibyaha. Abakolosayi igice, ngusomere neza icyo cyanditswe unahumure cyane. Uhumure, ugire ihumure, urebe ko
twababariwe. Ni igice cya mbere cy'Abaheburayo nacyo kirabisobanura. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 3 haravuga ngo igice cya mbere umurongo wa 3 haravuga ngo uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bw'ikomeye cyane yo mu ijuru. Yes, kuvuga ngo amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bw'ikomeye cyane yo mu ijuru. Bivuge ngo inyungu ya mbere twakuye mu rupfu rwa Yesu ni ukudukuraho ibyaha no kutweza. Yadukuyeho ibyaha gute se? Yadukuyeho urubanza rw'ibyaha, kuvuga ngo yadukuyeho ibihano by'ibyaha twari kuzafata, hanyuma arangije aranatweza, atwezaho cya cyaha cyose twari twaravukanye kiri mu maraso yacu. Kuvuga ngo uyu munsi muri twe turera imbere y'Imana, turabera, turabaziranenge, turi n'abatagawa. Rero wowe niba uzi ko wizera ko Yesu yaragupfiriye kugira ngo agukureho ibyaha ndetse akweze ho gukiranirwa kwawe kose, iyo ni inyungu ya mbere. Si hano honyine hanabivuga, no mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 14 naho havuga neza ko niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibicumuro byacu byose. Haleluya! Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibicumuro byacu byose. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 14 aravuga ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Haleluya! Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Bivuge ngo amaraso ye igihe yamenekaga hari habayeho kubabarirwa ibyaha kuri twebwe. Bivuga iki rero? Bivuge ngo inyungu ziri mu kumeneka kw'amaraso ya Yesu cyangwa ziri mu gitambo cya Yesu kuba mwizera no kubabarirwa ibyaha. Niba wizera Yesu ukaba uyu munsi ukibaraho ibyaha, ukaba uzi ko Imana ikikurakariye, mu by'ukuri uri mu gihombo. Iyo nyungu yaragucitse. Ni nacyo kintu Imana yazaniye Yesu, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. None uyu munsi uracyatinya, ufite ubwoba bw'uko uzarimbuka. Niyo mpamvu igutera guhora usaba imbabazi, guhora uririra ibyaha byawe, ushaka icyo wakora ngo ubabarirwe, wiyeza n'ibindi. Ariko ntumenye ko Yesu yarakwejeje kugira ngo utazarimbuka. Hanyuma iyo ni inyungu ya mbere. Inyungu ya kabiri, kuvuga ngo inyuma yo kubabarirwa ibyaha ukiyunga n'Imana cyangwa Imana ikiyunga nawe bitewe n'igitambo cya Yesu, habayeho gukurwaho imivumo yose. Ni ukuvuga ngo igitambo cya Yesu, igitambo cya Kristo cyakuyeho imivumo ku bizera Kristo. Kuvuga ngo imivumo, gukurwaho imivumo nyuma y'uko ubabariwe, nyuma y'uko ukuweho icyaha, nyuma y'uko Imana itakubaraho icyaha namba, habaho gukurwaho nyine imivumo, kubera ko icyaha cyazanaga kuvumwa, cyazanaga imivumo. Ariko none Imana yakuyeho iyo mivumo kugira ngo hatazagira umuntu ukuvuma. Uyu munsi abarozi n'abandi bakoresha imyuka mibi n'ibindi, ni ukugira ngo ibyari ukugira ngo batazongera kuguteza iyo mivumo yabo n'ibyo bibazo byabo bashaka kukwikoreza. Baramu yashutswe na Baraki ngo ajye kuvuma Abisiraheli, hanyuma Baramu yazajya kureba akabona
nta cyaha ngo ari kubona ku Bisirayeli cyatuma abavuma. Byari bitewe n'iki? Nuko Abisirayeli bari barigishijwe gutamba igitambo cy'amaraso cy'imfizi y'intama cyangwa se n'amasekurume n'ibindi, bigatuma babarirwa ibyaha. Rero kuba warababariwe ibyaha bikwinjiza mu mugisha cyangwa se mu zindi nyungu zo kutavumika, zo kutavugwaho amagambo mabi ngo agufate, zo kudahabwa byo kwica, uburozi cyangwa se n'ibindi byo kunywa byica ngo bibe byakwica. Iyo ni indi nyungu. Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 3 naho harabivuga, havuga neza ukuntu Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. Abagalatiya 3:13-14 haravuga ngo 13 haravuga ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu. Nk'uko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo. Kwizera kubona uko kuduhisha wa mwuka twasezeranijwe. Haleluya. Ubwo rero kubabarirwa kwacu kwatwinjije mu wundi mugisha. Urumva haravuga ngo Kristo yamanikiwe kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. Kumanikwa kwa Kristo ku musaraba byari ibyo kudukuraho umuvumo w'amategeko. Umuvumo w'amategeko ni iki? Ni cya gihe wishe itegeko runaka ugahura n'umuvumo waryo, hanyuma uwo muvumo ntiwemereye kugufata. Uyu munsi byari kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo. Kwizera kubona uko kuduhisha wa mwuka twasezeranijwe. Bivuga ngo twahawe umugisha biciye mu kubambwa kwa Yesu. Munsi ntabwo twahawe umugisha biciye mu kubambwa kwe. Bivuga ngo nta muntu wemerewe kukuvuma, uri umunyamugisha. Umuvumo w'abarozi, umuvumo w'abantu babi, umuvumo w'abantu b'akanwa kabi ntabwo ukwiye kugufata. Iyo ni inyungu ya kabiri dufite mu gitambo cya Yesu. Hanyuma icya gatatu, twakijijwe indwara zacu zose. Mu ndwara tuvuge ngo harimo indwara z'uruhu, harimo indwara zo mu bwonko, harimo indwara zo muri twemo imbere, zo mu nyama z'imbere, harimo indwara z'umubiri, z'amagufwa, indwara z'ingingo, ubwo harimo n'ubumuga n'ibindi. Bivuga ngo twakijijwe indwara zacu. Tugiye gusoma aho habivuga. Yesaya 53 nawe yaravuze ngo imibyimba ye niyo yadukirisha. Hanyuma hano mu isezerano rishya turasoma muri Petero wa mbere 2:24 havuga ko imibyimba ya Yesu niyo yadukijije. Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 24 haravuga ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Imibyimba ye niyo yadukijije. Ni ukuvuga ngo twakiriye mu mibyimba ya Yesu. Indwara zacu zakiriye mu mibyimba ya Yesu. Muri Kristo rero, muri ya mibyimba ye cyangwa mu bikomere bye, muri bya bikomere bye bamukubita agakomereka, bakubita ibiboko birimo imisumari n'ibindi, n'imisumari biri abamuteye imisumari, ikizingo cy'amahwa bamwambitse n'ibindi. Iriya byose byazanye ibikomere ku mubiri we. Mu by'ukuri rero kuba yarakomeretse ngo nibyo byatuzaniye gukira indwara. Bivuge ngo rero kuba Yesu yarakomeretse n'urukingo rudukingira indwara. Ntago twemerewe twebwe abantu bakijijwe kurwara, yaba indwara yoroheje yaba n'indwara ikomeye. Twarazikize,
twarazikize, biriya bikomere byahise bihanaguraho indwara zose, bavuga ngo twarakize, nta ndwara zituriho, nta ndwara ufite, warakize indwara zawe zose. Iyo ni ingingo yindi, ni inyungu ya gatatu. Haleluya. Hanyuma inyungu ya kane, twakijijwe ubukene bwacu. N'ubukene nabwo Yesu yabukozeho. Ntabwo umuntu wizera Kristo yemerewe gukena. Gukena ntabwo ari iby'abantu bakijijwe, ntabwo ari iby'abantu bakiriye agakiza, ntabwo ari iby'abantu bakiriye Kristo, ntabwo ari iby'abantu bakiriye agakiza. Niba warakiriye agakiza, ntukavuge ko gukena byemewe. Gukena ntabwo ari nomo, ntabwo ari ibintu biri nomo, ni ibintu ahubwo nerere iramutse ibaye. N'ibi byose turi kuvuga biramutse byakubayeho ni era. Ukwiye rero gukosora iyo ereri, ubicishijemo uko wamenye no kongera kubyuza neza no kubitekerezaho no kubyiyumvisha uburyo ki ibyo bintu byaje ari ibinyoma kuri we, bidakwiye kubaho. Ukwiye kugira muri wowe ko kurwara bitemewe, ukwiye kugira muri wowe ko kuvumwa bitemewe kuri wowe wakijijwe. Ukwiye kumenya yuko nta cyaha kikuriho wowe wakijijwe. So rero niyo mpamvu aka kanya umenye bino bintu. Tugeze ku bukene, ariyo nyungu ya kane. Ibyanditswe nanone mu Bakorinto ba mbere ibice 9:8, naho turebe neza uburyo ki ubukene temewe. Ubukene ntabwo ari ikintu dukwiriye kwakira, ntabwo ari ibyacu, kuko Imana yarabirebye ubona tudakwiriye gukena. Yes. Abakorinto ba kabiri 8:9 haravuga ngo kuko muzi ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, uko yari umutunzi maze agahinduka umukene ku bwanyu, kugira ngo ubukene bwe bubatungishe. Bivuga iki rero? Bivuge ngo mu bintu abantu bizeye Yesu batemerewe, no gukena ntibabyemerewe, kuko ubukene bwacu Yesu yarabwishyuye. Yesu yatanze inyishyu yo gukena kwacu. Niyo mpamvu mvuga ngo muzi yuko uwo yari umutunzi maze yihindura umukene kugira ngo ubukene bwe bubatungishe. Mu yandi magambo, yari umutunzi yemera kuba umukene kugira ngo twebwe tube abatunzi. Reba uburyo yari umutunzi, reba noneho ukuntu yabambwe ku musaraba yambaye ubusa. Undi kubambwa wambaye ubusa bivuga ngo nta kintu nyine ufite, uri umutindi wo kubabarirwa. Rero na kariya ni ukuvuga ngo uriya wari umwanya, cyangwa byari ikimenyetso kivuga ngo ubutunzi bwe yabwiyambuye, nta butunzi asigaranye. Hanyuma abo bufite ni abamaze kumwakira, ni abamaze kugurana nawe. Twe rero abantu bakijijwe ntabwo kurata ubukene ari byo. Ndi umukene, kandi hahirwa abakene, ngo kuko aribo hahirwa abakene mu mitima. Mu mitima iki se? Bakeneye ijambo ry'Imana, abo nibo bazabona ubwami bw'ijuru. Ntabwo gukena ku mubiri ari byo, kuko uwo dukomoka Aburahamu ku mubiri yari umutunzi.
igisekuruza cyacu ni abatunzi, ni abantu b'abaherwe, tugomba natwe kumera rero nkabo. So rero iyo ni inyungu ya kane Kristo yatuzaniye. Inyungu ya gatanu, yadukuriyeho urupfu. Yadukuriyeho urupfu. Nta rupfu ruriho kuri twe, yadukuriyeho gukenyuka. Nta gukenyuka, nta gupfa, urupfu yaruvanyeho. Yego, yakuyeho urupfu yimika ubugingo. Ntukemere wumve ko urupfu ari ikintu gisanzwe kiriho kigomba gutwara wowe. Reka abandi babyiyitirire, reka abandi bavuge ko bisanzwe, ariko wowe ntukite urupfu ko rukwiye kugutwara, ko rwishakiye. No. Ukwiriye kwizera ko Kristo, reka ngusomere hano Timoteyo wa mbere igice cya mbere. Timoteyo, urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 10 haravuga ngo, ariko none bukaba bwarerekanwe no kuboneka k'umukiza wacu Kristo Yesu, wahinduye urupfu ubusa, akerekanisha ubugingo no kudapfa ubutumwa bwiza. Haleluya. Haleluya. Hari ubuntu bw'Imana bwaje, Yesu yazanye, bwerekanishije ubuzima, cyangwa se bwakuyeho urupfu, bwimika ubuzima. Ibi ngibi turabivuga kubera yuko twizera ibyanditswe. Kuba navuga ngo rero sinemera gupfa, nuko ibyanditswe binshyigikiye. Icyo nicyo ngomba kwizera, nkajya nkora mbyatura ibihe byose, kandi nkabyemeza umutima wanjye kugeza igihe bibaye ukuri muri njyewe. So rero izi ni inyungu 5 n'izindi nyinshi zirimo. Harimo kudakorwa n'isoni, harimo kutaba ikimuga, harimo kutagira intimba. Yatwaye intimba zacu, yatwaye ubumuga bwacu, yatwaye gukorwa n'isoni kwacu. Ibyo byose ukwiriye kuba ari ibintu uzi biri muri wowe, ko bihari, ko yabigukoreye, niba koko warakiye agakiza nyakuri. Jya ubisengeramo, watura ko nta gukorwa n'isoni, ko Yesu yakozwe n'isoni mwanya wawe. Uvuge ko nta gufwa ryawe rizavunika, ko Yesu yatwaye imvune zawe, yatwaye ubumuga bwawe. Uvuge ko nta gushoberwa, nta gukubitwa hasi, nta gukorwa n'isoni. Ujye watura yuko urupfu rutazagira icyo rugutwara, kubera yuko Yesu yaruhinduye ubusa. Igihe yakuragaho amategeko, cyangwa igihe icyaha yakibambiraga kikavaho neza, n'itegeko rizana urupfu ryari rivanyweho. Ugende utuze, ujye umedita bino bintu, ubisome, ubisengeremo, ubyaturemo amagambo, ubivuge. Uzagera aho ubyakire bibe ukuri muri wowe. Jya ubisengeramo, ntukabure kubitekerezaho ku manywa na nijoro. Bizagera aho bibe ukuri muri wowe, kandi umugisha mwinshi uzaza kuri wowe, ndetse kandi bizakumvira. Nta bintu bitumva, ikintu uzirukana muri ibi ngibi cyakujeho kizakuvaho nta kabuza. Ndagushimiye ko wabanye nanjye muri iyi video. Ndagusaba imbabazi nyinshi ngo unkandire kuri like na subscribe.
na komenti. Uraba ugize neza. Umugisha w'Imana ukubeho. Niba hari aho urwaye, iyo ndwara ndayitegetse ngo igende igusohokemo mu izina rya Yesu. Ongera umere neza. Niba hari abaguhagurukiye batsindwe mu izina rya Yesu. Buri muntu wese ushaka kugirira nabi atsindwe. N'ikintu cyose cyari cyaguhagurukiye, mu izina rikomeye rya Yesu ugende ubone intsinzi mu izina rikomeye rya Yesu. Amen.